gukomeza gukwiza mu mahanga ntayabaye, habaye jenoside ebyiri, habaye iki. Ntabwo kuri bariyeri twari twahawe konsinya kuvuga ngo murebe abahutu murebe n'abatutsi kubera impamvu abatutsi nibo bashakishwaga. Ni ukuvuga imbunda ari imwe kandi babaga bakizemo amasasu make, ahubwo abenshi bishwe bakubita imihoro, baba amahiri, intwaro za gakondo zari nyinshi. Ni kenshi wumva ubuhamya bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, rimwe na rimwe ukaba watekereza ko ibiri kuvugwa ari filimi iteye ubwoba, ndetse hakaba abashinyaguzi batinyuka kubihakana. Ni ukuri ko amateka y'u Rwanda nubwo ari mabi. Nyirandege Mwamini Esperance ni umwe mu bagize uruhare muri ayo mahano, dore ko yanabihamijwe n'inkiko gacaca zikamukatira gufungwa burundu. Mwamini Esperance nawe ntabasha gusobanukirwa iby'ayo marorerwa yijanditsemo, uburyo yaciye ukubiri n'impuhwe za kibye yakambarira kwica abana b'ibisekera mwanzi, ibibondo bingana nabe batatu yari yarabyaye. Bishobora kurushaho kukubana ihurizo rikomeye aramutse akubwiye uburyo umugabo we bashakanye bakabyarana abana batatu yari umututsi, akakunyuramo uburyo ki mu myaka ya mbere gato ya 1994 yamusigaga mu rugo n'abana bakitabira inama zigamije kurimbura abatutsi. Ni ibintu nawe ubwe bimugora kubyakira iyo asubije amaso inyuma, kuko iyo muganira bigusobanurira hari aho agera agafatwa n'ikiniga amarira akagwa. Uyu mugore kuri ubu ufungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere yaganiriye na Igihe, agaruka ku buryo leta yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi yabanje gutoza abakiri bato urwango, uburyo yijanditse muri jenoside, ibyaberaga kuri za bariyeri muri jenoside n'ibindi. Nari ntuye ku Kivugiza Nyamirambo, mbere ya jenoside nahageze kuva muri 1982 shatse. Hanyuma nakoraga icyo gihe Magera, nakutangiriye akazi muri Caisse d'Epargne y'icyo gihe, makora imyaka 3 nza kujya muri Air Rwanda, ariho jenoside yabaye nkora. Ubwo rero wenda kubuhamya nahera gato imbere ya jenoside muri 1994. Ubundi nkomoka mu majyaruguru mu karere ka Musanze, kera kari akarere ka Kigombe, hari komine Kigombe. Niho navukiye, niho nakuriye, nize amashuri abanza, hanyuma na segonderi nyiga i Rwaza, ndangiriza i Remera Rukoma, hanyuma nigishaga familiyari, nigisha ahantu hatandukanye. Uko nashatse muri 1982 nshakana n'umugabo umututsi, mbizi neza ko ari umututsi akomoka muri famiye z'abatutsi bakomokaga ahitwa i Murambi. Dukundana turabana, jenoside yabaye dufite abana batatu. Mbere ya jenoside rero twari mu buzima busanzwe, ubuzima butaryoshye cyane kuko twembi twari abakozi ba leta ariko tudahembwa imishahara ikanganye, ariko tubyumvikanamo. Urumva nk'abantu b'abakozi, njye nakoraga muri Rwanda, umugabo akora muri Minagri, wari umwagoronome, yari avuye muri Amerika, yari yaragiyeyo amazeyo mu mwaka n'igice. Ikintu twabonye baje kumutwara mu rugo, ariko basanga amarangamuntu yacu twari dufite twari abahutu bakomoka mu Ruhengeri, nabwo akaba yari yarabihinduye muri 1973 ko revenoma zabaye mu mashuri bakabuza abana batutsi kwiga. Noneho papa we rero niho yafashe umwanzuro kugira ngo abana be bige abakira mu bwoko bw'abahutu. Byarashobokaga kuko no kubyandika mu irangamuntu. Urumva baza mu rugo bati turashaka umugabo wavuye muri Amerika, ndabwira ariko nta nyenzi baha. Bava turashaka inyenzi zateye igihugu, avuye muri Amerika, nta nyenzi baha. Bajya mu nzu baradusaka, bari ahantu hose, nuko baragenda. Ndibuka ko bageze no muri salo, ndabwira neza ko mwazindutse cyane, ubu nimufite inyota, muri firigo nafitemo inzoga, nzikuramo baranywa, bahagaze barasohoka baragenda. Ariko bamaze kugenda habayeho kugira ngo tubyumve tubisomakirwe n'umugabo. Hari amakuru bifiteho, yari yaje kuri 30
z'ukwa munani, 31 z'ukwa munani 1990, uzi ko igitero cya mbere cyinjiye ku itariki ya mbere y'ukwa 10. Umugabo nta makuru menshi yari abifiteho, nawe yari abifashe gutyo, ariko baje gusaka, ariko bafunze ibyitso, we ntibamufunzemo. Rero tugiye mu kazi nyuma y'iminsi nk'ingahe, tugiye mu kazi, ubu ndashaka kugira ngo samarize mujye mwumve wenda buryo ki umuntu yinjira mu bintu. Tugiye mu kazi, ko nakoraga muri Rwanda, hari abantu baturutse hirya no hino. Ndibuka hajemo ikinyamakuru ngo cyitwa niba ari Kamarampaka, niba ari iki, nomero 500 na kangahe, mbaza amenya ari Kamarampaka, mbaza umugabo wa twakoranaga witwaga Ambroise muri za Gitarama, nese kuki noneho basohoye ikinyamakuru kiriho nomero 500 kandi imbere yacyo nta zindi nomero, ngo bagomba gufatira aho bari baragarukirije muri revolution 1959. Inyenzi zateye, zahunze icyo gihe, bagarutse barashaka kwisubiza igihugu. Abahutu tugomba guhaguruka tukaba maso. Buriya ibintu byose bigenda muri mindset gake gake gake. Urumva bahize ibyitso, bari guhiga abatutsi, bashaka kubafunga, nibo ngo bashyigikiye inkotanyi, nibo bagarutse, ni abana b'abahunze. Ubwo ku kazi twirwa tubivuga, urabizi namwe mukora mu maserivisi atandukanye, y'agakuru katambutse buri muntu akavuga uko abyumva. Hanyuma rero ubwo byarakomeye, ariko aho nari ntuye kukivugiza, nari mfite, naje kuhafungura akabutike, akantu twagereranya n'akabara gatoya, yacururizagamo utuntu tw'uduconsho, amasukari n'iki, ako nkagiramo n'amakazi nkangahe ya byeri. Nimugoroba abantu bava ku kazi bakahanyura bagafata za nzoga. Muri iyo karitsiye aho kukivugiza, ko duturanye n'umuntu witwa Karera François, wari warabaye burugumesitiri wa Nyarugenge. Nawe yarubatse aho, ariko kivugize kabizwiho nanone ko ari karitsiye ituwemo abatutsi benshi, barimo abakoraga muri Kometari. Nuko noneho iby'urugamba ntabwo byavugaga rimwe kimwe n'abantu bose batuye. Kote ya Karera, nk'umukozi wa leta, nk'umuyobozi, agasobanura ko inyenzi zateye zishaka ubutegetsi, bashaka kwica, bashaka kwihorera, ibintu nk'ibyo. Wajya ku bandi bantu bakavuga ati se niba ari abantu bashaka gutaha mu Rwanda, sibyo, babaretse bagataha. Ukibaza none ugasigara hagati, njye ku giti cyanjye nkavuga se wa mugani niba bashaka gutaha, ubundi bo kuki bakoresheje imbunda? Urumva sinari nzi ko babigerageje. Ibyo ndakubwira au début bitangira, amakuru muri jyewe yagiye anjyamo. Ubwo rero byaje kugera ahantu noneho bikaze, ni ukuvuga ngo urugamba rurakomeye, abantu bari kurwana bakagenda. Hari umusaza wanjye wakoraga muri Minitarape, bafata imodoka zose za leta z'amakamyo, cyane zo muri Minitarape, yari minisiteri y'ibikorwa bya rusange, akajyana abasirikare akabagemurira iyo ku rugamba. Yaza akaza aho muri ako kabari twajyagamo nimugoroba, atangira rero kunyumvisha no gusobanurira. Urabona umuntu w'umuyobozi arahari kumwe n'abaturage, twabwira ati abatutsi barafatanije n'ibyitso bya za nyenzi, n'ibyitso bya bariya bateye. Icyabaye rero ni uko kukivugiza twacitsemo ibice, kuvuga ngo hari n'abo bari barafunze mu byitso b'abaturanyi bacu. Ubwo nyuma y'amezi 6 barabafunguye, ariko babafungura mu by'ukuri batakizewe nk'uko bakabaye bakwizewe nk'ababyeyi twari twarasanze aho ngaho. Ubwo rero noneho ku giti cyanjye nari muri Emerede na mbere, ko ryari ishyaka rya rusange rya twese.
iyo macakubiri n'ibyo byose bitangiye, njyewe nagumye muri MRND, haje amashyaka menshi, umugabo wanjye we yigira he muri PSD, kubera ko yakurikiranaga agasanga MRND irimo gutoteza abantu. Yambwira njyewe MRND niyo nzi, ibyo by'amashyaka y'inzaduka ntabwo mbizi, nsikumiraho mvaga nta kintu bizatwara. Ariko urumva iyo mu rugo hajemo imyumvire ya politiki itandukanye, nanone biba bitangiye kubyara ikibazo. Ubwo rero amashyaka menshi aje, uwo mugabo Karera yazanye igitabo cyo kwanikamo abarwanashyaka cya MRND aho muri iyo butike nacururizagamo, kuko hanyweraga abantu benshi navuga ngo bari ku ruhande rwa leta, bashyigikiye MRND, badashyigikiye abateye. Aya mashyaka MRND ishyaka hahita hajyaho ayo ya opposition yarimo za PL na PSD, nacyo bihita biza bishushanya ngo umuntu ugiye muri opposition urwanya leta nuko ashyigikiye inkotanyi, ugumye kuri leta ubwo ntabwo dushyigikiye inkotanyi. Urwo ruhande rero nirwo nagiyemo kuva icyo gihe muri 90. Amashyaka menshi aje nyine muri 91, njye nguma muri MRND, umugabo wanjye guma muri PSD. Urumva namwe umuntu wenda atagiye kuronogura detail, banza urebe n'abo bantu babana mu rugo, umwe afite imyumvire ye muri uru ruhande, nuko bavuga mitingi ya MRND nkajyayo, bavuga igikorwa cyose MRND gutegura nkajyayo, ati inama z'abagore bo muri MRND nkajyayo, no ku kazi naki, kuko urumva abenshi bari bakiri ku ruhande rwa leta. Burya abantu niko tumeze, aho ubona wavuga ngo niho hari amaramukiro, niho ukunda kujya cyane kuruta ahandi. Ntabwo nakubwira ngo iyo twajyaga muri mitingi byabaga ari ukugenda tukumva amadisikuru, abo bayobozi bakaza bakigisha, twese tukaririmba tugomba kurwanya inkotanyi, tugomba kurwanya inyenzi, bati muzitsembatsembe, tuti yego, ukabyina ugafana. Ariko urumva habaga hari umutwe ufite ibyo yateguye. Ubwo rero wenda kanihute, ubwo aho ndi deja mwahumvishe, ndi muri urwo ruhande. Habaye ibintu byinshi, hari evenema nyinshi zagiye ziba, ndetse hari n'abavandimwe banjye, hari musaza wanjye wari uvuye Uganda, bari barafunze mu byitso, FPR igiza kubohora abantu muri gereza Musanze ya Ruhengeri iramutwara, hari abandi bari hanze. Ariko ubwo urumva muri jyewe cyarimo no kuvuga ngo ndebe niba nashobora a travers iyo nzira ndimo kuba nakwifashiriza umuryango, kuko nabonaga bikomeye. Twajya muri mitingi nkumva abantu bose nasharne ko bagomba kurwanya abatutsi. Cyambyariye kitari kiza nuko abo bantu twaduturanye kugibageza abatutsi, twarabanaga dufatanya turi kumwe, ariko bamaze kubona ngiye muri urwo ruhande, icyizere bakinkuye, urabyumva nawe. Ntabwo bashoboraga kunyisanzuraho, yewe n'umugabo wanjye hari amakuru menshi atashoboraga kumpa, kuko yabonaga ko ndi mu ruhande rw'abantu atari kumwe nabo, barimo bamutoteza. Baramutotezaga ku kazi, bamuha za invitation, bamwimura i Kigali, bamujyana za Butare nayo hose. Ibyo byose nkabona ko ntabwo nabonaga directement gravité yabyo cyangwa icyo gitegura. Numvaga gusa ko ari kwa kundi leta ivuga iti abatutsi baduteye na bene wabo, none urumva ntabwo tukibafashe neza. Muri 1993 bashyizeho RTLM, sibyo bibari radio, twese dushyigikiye nk'abari muri MRND, turi mu mashyaka menshi. Ya mashyaka yose aje gufatanya na MRND, arimo za CDR zaki, tukagenda muri muvanze. Noneho rero ubwo nashaka kugira ngo wenda mvuge mbere mwumve umuntu uwo ndiwe twinjira muri jenoside itangiye. Jenoside itangiye, indege yahanutse, hari muri vacances za Pasika nk'iki gihe. Yuka ko ejo bundi nari ndimo mbwira abantu tubana hariya, ni aya matariki yo muri uyu mwaka ari kugenda asa
n'ay'icyenda-kane uko byari bimeze. Indege ya Habyarimana yahanutse ari kuwa gatatu Rusisi, jenoside itangira ari Rosete ari kuwa kane. N'ubu uyu mwaka ni ukuvuga ngo ngewe ngendana na bya bihe ndigenda nibuka nanjye ko byari bimeze. Ubwo rero jenoside nyine indege irahanutse, icyitiriro abayihanuye ni Abatutsi. Riteremu yabivuze 2:10 tanga itangazo, twese turabimenya. Umugabo wanjye ntiyari ahari, yari yajyanye abana kumusura aho yabaga i Butare. Abana ariyo bari, njyewe ndi mu rugo nk'umuntu wagombaga kujya ku kazi muri Air Rwanda kuri aeroport. Mu gitondo rero nagiye ku kazi Rusisi, ariko nagiye ku kazi mvayo nko mu masaha 7 indege perezida yagiye natangaga karubira, nakoraga muri service itanga karubira. Ubwo rero indege imaze kuyihanura hari nijoro, nari njye ahantu aho bita muri kompanyi batiseri, sinzi ariko hakitwa ku mudamu nshuti yanjye warapfushije umwana, nawe umukobwa yari yarasiwe ku Gisenyi arashwe n'abantu ngo bavuze ngo ni inyenzi, ngo asa n'Abatutsi baramurasa. Tugiye muri icyo kiriyo nibwo ibyo byabaye. Naho naraye, ariko mu rukerera namanutse njya mu rugo nsanga bariyeri zuzuye imihanda yose. N'iryo joro amabombe yari yaraye agwa, amagrenade ukumva biraturitse nawe asinziye. Ubwo nta kindi, bariyeri deje iwacu yari yahageze hano mu muhanda hagati aho bita kwa Jerome, hirya aho kwa Karera François wari buri mestre bashyizeho bariyeri. Ahantu hose hari bariyeri. Hari n'abaturanyi babiri bari barafunzwe mu byitso, uwitwaga umukecuru witwaga Mariana n'umusore bitaga Adolphe, bishwe imirambo yabo iri mu muhanda. Umva namanutse ngeze muri quartier, nanjye njya kureba nk'uko abandi bose mbona za bariyeri byagenze gute. Ngiye kukubeshya, kuva uwo munsi nk'umugore none uri mu rugo njyenyine nahuye n'akaga kenshi cyane. Cyambere baje kumbaza umugabo ahari, ntabwo bari bazi ko yagiye akajyana abana muri vacances, ko yari yaje i Kigali mu kazi, asubiye butaragenda ajyanye abana. Ndavuga ntiyagiye, abana se nawe yabajyanye. Bivuga iki? Bivuga nyine ko yantaye yagiye akajyana abana be akihungira. Ati ubwo yari abizi, simbizi niba yari abizi niba atarabizi simbizi, ariko yaragiye n'abana arabatwara. Ubwo rero mpabwa amabwiriza n'uwo Karera n'uwa responsable, avuga ati rero kugira ngo umugore wari utunzwe n'Umututsi, kugira ngo utazibeshya ukagira uwuhisha cyangwa ukagira iki, ujya uza kuri bariyeri buri gitondo. Nazindukaga mu gitondo kare kare nkajya kuri bariyeri. Kuri bariyeri rero nta kazi kakorwaga, abantu bose niho twirirwaga. Kuri iyo bariyeri rero ubwo ndi kuvugiramo n'ibyaha nagizemo uruhare, kugira ngo mugende mwumva uko byari bimeze nihuse, ko atari gusubiza ikibazo ku kindi. Akaza abantu bati aba turabona buvuye erekana ibyangombwa kugira ngo barebe mu bwoko, nzi gusoma no kwandika. Nanjye nkafata nk'irangamuntu rimwe nkareba mfatanyije n'izindi nterahamwe zari aho kuri bariyeri. Baza kuza gutanga imbunda, responsable de serire wacu bamuha imbunda, ariko Karera aza kuhaca, ndabyibuka yaciye nka witiburo 9 z'ukwa kane, ariko gatatu cyangwa ku cyumweru sinibuka neza, ariko aravuga ngo mube muzi ko hano kukivugiza kubera Abatutsi ari bo benshi, Abahutu ari bo bake, mufite ibibazo ariko turaboherereza abo kubatera inkunga kugira ngo mwebwe mube maso, umenye ko muri ayo mago yose y'Abatutsi harimo inkotanyi nimwe zibereye ku by'umugambi zakoze. Hari igihe wenda simutse gato nze, hari igihe nk'iyo mbitekereje mvuga ngo kuki icyo gihe nabaye naive nkemera ibyo avuga, ariko nanone nkavuga se nari kwe kutemera ibyo avuga nshingiye kuki, ko nta zindi formation nari mfite zirenze izo ari kuduhawe nk'umuyobozi. Cyane cyane ko aho menyeye namenye ko
aho twigishirijwe cyane muri gereza namenye ibintu byinshi, menyeye ko jenoside yateguwe, nsubiza amaso inyuma nkareba uko nize primaire, ko batwerekaga muri primaire umututsi ameze gutya, umuhutu ameze gutya, byose ndabikurura ndavuga ni yewe ya jenoside yarateguwe, sibyo nagizemo uruhare gutya na gutya, reka mbyakire, ubundi hasigaye mbyicuze, nsaba imbabazi ntinzihabwa ninanazihabwa, ariko ndabyakira. Kuri nari ngeze aho kuri bariyeri ndi kureba mu marangamuntu batanze imbunda, turaho abantu barishwe, sibyo noneho ku giti cyanjye baza kuza gushaka abantu. Umugabo wakoraga muri Rwanda Tera, umuturanyi wanjye, nteramwe ziraza ziti mwami uratubwira aho witwa Alex akaba yaravuye ari kumbaza ati ese wowe uri kugendagenda ruguru iyo bimeze gute ko hari ahantu hazamutse twe dutuye hasi. None yumvise amafirimbi, ko babuzaga amafirimbi, arasimbuka, aho asimbukiye nanjye baturuka hirya, uwitwa Rukabukira araza ati Alex mwari muhagararanye, ariko ntabwo ari we. Ankubita urushyi ati kandi wa mugore we, ndavuga ariko ntabwo ari we, ngo tubwire. Numva Alex namubonye ariko yaciye, kuvuga ngo nerekane inzira kuri njye, nzi ko imishiriye aho Alex yaciye. Baranshora bati tugende tumushake. Uko ndi imbere, tukigera imbere n'amafirimbi reba nawe icyo gitero, ubwo ni njye ukiyoboye. Twageze ahantu, kumbi muri ibyo bihuru hihishemo abandi bantu sinari nzi ko bari. Umupapa umwe wari n'inshuti yacu witwa Rugambwa, aturumuka ahantu mu bya bintu mutiteguye, ahita azamura akaboko aravuga ngo niba ari njye mushaka ndi hano. Mpita mvuga ngo ntabwo ari wowe bari gushaka Alex nawe hahandi yihishe yahise yumva ko nshoreye igitero kiri kumushaka. Ubwo Rugambwa ntabwo bamuretse, baramutwara. Ubwo dukomeje inzira ngo turi gushaka Alex, nubwo twageze mu ngo nyinshi z'abaturanyi. Abo bahasanze bose yari abari bihishe bagera kuri 4, bose barabashorera. Icyo gitero ntari nyoboye cyica abo bantu. Ko nyine bamaraga kubabona bakabashaka bajyana kuri bariyeri aho bicaraga abantu, abo baturanyi banjye baricwa. Ndazamukana n'abari basigaye inyuma, duhura n'abantu bahunga, rumva hari ku manywa, ntabwo wavuga ngo ibyo bintu byarabaye ntawakubonye. Nuko ubwo rero nyuma noneho haje kuba ikindi kibazo, noneho igihe cyasa n'icyankomereye, urumva nabaye umwicanyi, ndi kumwe n'abicanyi, ariko nari mfite musaza wanjye wari utuye, narakuye mu Ruhengeri n'iwacu, gucumbikira ku Kivugiza ahantu hafi aho bita rwa Rutabura. Umuntu araza arambwira ati wari uzi ko umusaza wawe n'umugore we n'abana nabo babishe, babatemaguye bakabata mu cyobo? Urumva kuba ndi kumwe n'izo nterahamwe baciye inyuma, bishe umusaza wanjye n'umugore n'abana. Ni ukuvuga ngo umusaza wanjye we ubundi ni kwa kundi umuntu ashaka afite umwana, n'uwo mama yari yarashakanye kwa papa, ariko njye ntabwo nari mbizi ko ariko byari bimeze. None icyo gihe bamufata basanze yari umupapa mukuru, niwe ari imfura ya mama, basanga ngo afite irangamuntu irimo ko ari umututsi n'umugore we. Ariko ndakubwiye ngo muri famiye sinari narigeze nagira ukaze wo kumubwira ngo nyereka irangamuntu yawe ndebe ubwoko. Nanjye numva birantunguye, ndavuga nse Haruna baramwishe n'umuhungu we n'umugore n'abana, ubundi se ubundi ndimo kumara iki? Mfata umwanzuro ndavuga ni ngomba kujyayo nkareba niba ari ugihumeka nkamusova. Kugira ngo magerere rwa Rutabura hari interahamwe zikaze cyane barimo abafungiye ahangaha. Nabanje kujya kuri stade, hari abasirikare bari mu Kigali, njya gushaka intwaro nanjye n'abantu, amaboko, kugira ngo nshobore kugeraho. Ko bampaga amakuru ko abishe bari bambwiye ko ari umwana umwe w'umukobwa uri mu cyobo utapfuye, barashe amasasu ntiyamufata, bamutemye akaguru no ku mutwe, akajya ngo ababwira ngo ni mu nyice.
byabaye ngombwa njya gushaka, nari mfite amafaranga makeya jenoside yari yatangiye mfite, ndagenda nshaka abantu bashaka imodoka, turamanuka twambaye igisirikari n'imbunda tuje gukanga abo kuri ya bariyeri, tunabereka ko natwe turi interahamwe nkabo, ariko misiyo yanjye ari ukugira ngo ndebe ko nakura wa mwana wacu mu cyobo. Njyewe rero nahitiye aho kuri bariyeri, njyayo mbagurira inzoga kugira ngo abo twazanye baca inyuma, ahantu bacaga mu kayira k'umusaza ahantu bitaga kwa Kabaye imbere ya bare, bakamanuka bagahinguka rwa Rutabura udaciye mu gahanda. Baragiye, Imana iramfasha, uko konsinye twahanye nuko nibamara kumukuramo bamugejeje ku modoka ruguru aho twayisize, baza bakambwira, baraje barambwira, ariko mu gihe naguraga inzoga ndi gusangira n'interahamwe aho kuri bariyeri, wa muvandimwe w'umututsi wahigwaga ari wihishe yarambonye. Tumwicanye rero kimwe n'abandi, nari mfite imbunda nambaye n'iyo myenda ya gisirikare, genda nk'umuntu nawe uri ku rugamba kimwe n'interahamwe. Iyo mbunda sinanze kuyikoresha, nta muntu nayirashishije, urumva nari nyifashe mu rwego kugira ngo ngewe niheshe ingufu zo kugira ngo nshobore gusova uwo mwana. Imana ishimwe nabigezeho kandi ariho. Ubwo namugejeje mu rugo, bamenya ko ndi kujya ngo ku cyobo gukurayo abantu. Biba birebire, biba ngombwa ko mva mu rugo iwanjye njya mpungera kuri stade kurya nyuma ku mudamu wari watuye inshuti yanjye. Ubwo rero nahageze naho ni interahamwe, mahura n'interahamwe zivuye za Kicukiro nayo hose, nta kandi kazi, kwirirwa bahiga abantu, kwirirwa twica, kwirirwa tuvuza induru, twirirwa mba njandamye muri jenoside. Nuko wa mwana icyo kora nshobora kuza kumuha abantu bari bahunze bafite imodoka bagana mu nzira z'Ibutare, kuko umugabo wanjye we niho yarokokeye, mbabwira nti wenda mwamujyana we mukamusigayo. Hanyuma baramujyanye bamuta mu nzira, ariko Imana yaramurinze ko njyewe aho mbungukiye mpunga n'izo nterahamwe zanjye tugiye, twahuriye nawe muri Hengeri. Ku mahirwe y'Imana, yari umwana w'umukobwa w'imyaka 14, uko abantu bamutoragwa yagenda babwira iwacu naha, iwacu naha. Nuko mbona baramutuzaniye na mama, dufata inzira tujya muri Kongo. Mu magambo ahinnye, urwo ni rwo ruhare rwanjye nemera. Ariko noneho hagira ikindi kibazo cy'uko urumva naragaragaye cyane, urumva muri izo bariyeri waciye yarambonye, urumva hose nari kumwe n'interahamwe. Niho ngenda nkemera ubufatanyacyaha ku bantu biciwe kuri izo bariyeri mu gihe nari mpari. Ngifatwa muri 1996, natanze ubuhamya buhagije, bashobora gufata muri bamwe mu bo twafatanyije, bagenda bahunguka, barafungwa, bafungwa bavuga ati nta wundi watoze ni Mwamini. Bankozaho za revanche, muri gereza duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko ngewe ku giti cyanjye ntabwo navuga ngo umwere, kuko urumva nagize uruhare kamwe rugaragara. Nshishije abantu barenga 4, nambara imyenda ya gisirikare, nari umusirikare. Ibyo basahuraga byose ari izo nzoga, ari iki, ngasangira nabo, ari amaka bicaga. Nuko ubundi jenoside itangira, indege imaze guhanuka, kubera iriya mesaje ya RTRM yo kuvuga ngo abatutsi nibo bahanuye Perezida Habyarimana, abenshi cyane n'abo duturanye bakuye imishwaro bahunga. Ngo naho kuri bariyeri hacaga mbarwa, kubera ko bahise bariyeri nababwiye ko abajandarume bazishyizeho mu gitondo cy'itariki 7. Ni ukuvuga ngo abenshi bahacaga, akaza haciye, twe yabaga ntabwo yari iyo bariyeri yonyine, yabaga aturutse, niba ari uturutse muri rwa Rutabura azamuka, deja hari bariyeri mu korosi y'uwitwa Gaspari, wazamuka ukagera ahantu ku Kivugiza hafi gato yaho y'umumama witwa Yolanda yaratuye, ukahasanga bariyeri y'uwitwaga Kamili narafunze. Wazamuka hagera kwa Karera, ukahasanga bariyeri ya Karera. Wazamuka hagera kwa Jerome, ariho twebwe twari turi, ukahasanga bariyeri kwa Jerome. Haciye abantu bake. None n'abahacaga abenshi bari Abahutu,
ahubwo abiciwe aho kuri bariyeri ni abakurwaga muri karitsiye nk'uko nababwiye. Ni ukuvuga ngo niba muri karitsiye bavuze bati kwa kanaka ni umututsi, nk'ubwo bitangira kugira ngo nabo bose bazamuke, haje abasirikare bafite imbunda, bafite lisite. Hari lisite zakozwe mbere ya jenoside zabaga ku murenge kuri segiteri, zakozwe zite bashutse abantu. Umuntu wese uzi ko umwana we yamucitse akajya mu nkotanyi najye kwiyandikisha kuri segiteri. Noneho wowe umubyeyi ukajyayo uzi ko ari uburyo bwo kugira ngo leta izagufashe kumenya uko umwana wawe yagiye. Abo bose bashyize ku malisite bitwaga ko bafite abana mu nkotanyi, nibo bahereweho mu kwica. None haje umusirikari, bari babiri, bamanukana n'umugabo wari waturukanye nko kuri aho bita muri kompanyi bitwaga Rubabura, baza babaza, ari naho twe abenshi twagiriye ubufatanye cyane. Kwa kanaka nihe muraturanye? Ati ni hariya. Kwa kanaka ni hariya. Noneho wajya kumva bararasa, bakarasa umuryango wose bakawararika. Ni ukuvuga ngo noneho abo birarangira. Nyuma rero abo baturage, abo twasakaga mu mago byo kuvuga ngo kwa kanaka nawe hasigaye umututsi, ibyo byarabaye, twese twabigizemo uruhare, nanjye bigizemo uruhare. Kuko kuvuga ngo umututsi uriya ni umututsi byari byo niyo nkunga wagombaga gutera leta muri icyo gihe. Yihishe he, atuye he, ni uwuhe? Noneho bakabazamura nk'uko abona kubwiye. Njyewe natanze abo bangahe 4 cyangwa 6 ndi kumwe n'icyo gitero, bajyanwe kuri bariyeri aho haruguru nyine kuri iyo bariyeri, kuko ariyo yari hafi y'aho dutuye, abariho bicirwa. Imirambo yabo isigara iryamye aho ngaho kuri bariyeri. Nuko rero nakubwirana kuvuga ngo iyo yageraga kuri bariyeri, urumva yaba ari ugenda yaba ari ukuwe mu rugo, yamaze kumenyekana ko ari umututsi, bamwiciragaho kuri bariyeri. Ni ukuvuga imbunda yari imwe, kandi babaga bashyizemo amasasu make. Ahubwo abenshi bishwe bakubita imihoro, baba amahiri, intwaro za gakondo zari nyinshi. Nuko jyewe icyo gihe ntarambara iyo myenda ya gisirikari, nabaga mfite ikibando. Mu kugira icyo kibando, urabona ni ibintu bigoye kumva, ariko noneho iyo washishikaye mu kintu, urumva uri kumwe n'abantu batiza umurindi, ugira gute, urumva nawe niyo utakwica. Hari igihe hari umuntu wigeze kudurugera avuga ati se mugiye guhiga mukavumbura inyamaswa, umwe akayikubita akayica, mwese ntimufata kuri izo nyama. Nuko natwe byagenze. Byabaga ari abantu benshi, hakaza wenda ari umwe, hakaboneka wa wundi bwangu, cyane ko hari n'ahandi hantu babanzaga nk'abo b'abasore cyane kugira ngo bagire umujinya. Harimo uwitwa Ngendabanga, babaga afite itiyo y'amazi, kwa kundi bakura igitiyo cy'icyuma. Ahantu yabaga mu gikari cy'abari uwo musaza kabaye, banywaga inzagwa bagashyiramo ibyatsi by'urumogi n'ibiki byose, ukabona babaye amavubi. Urumva ni muri ubwo buryo abo bantu bicwaga. Mu gihe cya jenoside njyewe nari mfite muri ibintu bibiri. First of all, numvaga nkundana abatutsi, numva ko ari bo babaye impamvu yo kugira ngo bigeraho ibiri kubakorerwa bibakorerwe. Vuga ngo kukibohereje abana mu nkotanyi, kukibateye, urumva kukibishe perezida. Ushobora no kubyumvira ko ntahunze, atari uko nabura muhaye zo guhunga, ariko ari uko nabane undi ndahunga nzi biri bugende bite, aho kugira ngo ngwe mu muhanda ngenda. Ubwo nanjye niba bagomba kunyica, ko niko twabwirwaga ko inkotanyi zigifata abantu bose zizabica zikabamara, bagatura u Rwanda nabo bavanye hanze. Niba bagomba kunyica bazansange hano banyice, sibyo? Nuko rero nta mahitamo yandi, naruwo icyo gihe. Natangiye gusobanukirwa ibyateguwe twahunze turi muri Kongo, sibyo? Tumaze kubona ko abayobozi, abasirikare, abaki bose bataye abaturage aho twanagaye mu mihanda, bo bafata amadege barimo kwigendera, sibyo? Noneho ni ukuvuga ngo
habaho ko umuturage agomba kwirwanaho. Niho ngewe ku giti cyanjye natangiye kwicara nkajya nganira n'abantu muri Kongo bakansobanurira, ntega amatwi numva radiyo, ntangira kujya nibaza twa tubazo nakubwiye. Se burya koko igihe batwigishaga ngo umututsi asa cyareshya cyameza atya, burya icyo byaganishagaho ni ukugira ngo tuzicane n'abatutsi, sibyo? Kuko ntabwo yambwira ngo ntabwo jenoside yateguwe ngo mbyemere cyangwa ngo ntiyabaye ngo mbyemere, kandi ngewe narabibonye. Uti gute? Bitangira batubwiraga ko bagiye kwica, hagomba kwicwa abantu bohereje abana mu nkotanyi, sibyo? Abagabo wenda iki, ariko mu minsi mike byakukonokana umukecuru arapfuye, umwana arapfuye, kandi nta kindi ni uko ari umututsi. Tugomba guhiga abatutsi. Umuntu ufite irangamuntu irimo ko ari umuhutu kandi ari umututsi, ntibite kuri iyo rangamuntu, ahubwo bakareba vizaje, bya bindi twigishijwe kera by'uko umututsi agira izuru rirerire. Hari abatutsi bagiye barokorwa n'izuru rinini, agatambuka bakaba batoye ngo we ni uwacu. Hakaba abahutu bicwa kubera ko afite izuru rirerire. Kuvuga noneho nk'umuntu wize, naje kugeraho no mu gihe cya jenoside ngira utubazo nibaza, ubundi ibi bizarangira gute? Ubundi kubera iki? Birangira gute? Ko mbona numvaga ari ibintu biri bube iminsi 2-3, ariko ngiye kubona mbona bitangiye kuba birebire. Bifasha abakecuru, bifasha abasaza, bifasha abana batoya, bifashe umugore. Ikindi navuga ni uko jenoside yateguwe mu buryo natwe ubwacu tutirandaga kundi, kuko twabyitaga amateka. Muri uko kwigishwa batwereka ati umututsi n'uyu, umuhutu n'uyu, kugira ngo umenye diferanse. Wowe wumvaga nk'umwana uri kwiga, twirirwaga tunabitukana, akabwira ngo wowe kana kawa gatutsi we, akavuga mu gihutu ngo dore ukuntu biba bisa. Ukumva icyo gihe nyamara wa wundi wabiteguye byasaga nk'aho agenda marika de point y'uko byamaze gucengera muri servo y'abarimo kubyiga. Byagaragaje umusaruro muri 1994, uwa musaruro mubi nyine nivuga umusaruro mu mbabare gukoresha terme, nuko resulta zizo nyigisho zagaragaye 1994. Ntabwo hishwe abantu kora barebye mu irangamuntu, nuko kureba izuru ukamenya ngo izuru ry'uyu ni iry'abatutsi, ni iry'abahutu. Ntabwo ari ibyo twari twize icyo gihe muri jenoside, ni bya bindi byari buri mu mutwe. Noneho ikindi wenda navuga nuko abantu bavuga ngo ntabwo jenoside yabaye, yarateguwe, iraba twarabibonye. Genda kubwiza ukuri ngo n'icyatumye mfata inzira cyane yo kujya mbivuga nkabisobanura malgré yuko uwabyemera byemere cyangwa byange. Icyangombwa nuko nabwani ngomba kuvuga ibyabaye, sibyo? Uruhare rwanjye ntabwo narwita ngo ni ruto, kimwe nuko nta muntu n'umwe wagize uruhare muri jenoside wakita ruto, ko buri ruhare rufite ingaruka mbi rwagize ku bantu. Kuvuga ngo warwita rutotse ute niba umuntu akojeje ati kanaka tuye ugahita uvuga utatuye hariya bakabara mwishe, none se si wowe mwicishije? No kuvuga ngo jenoside yarabaye, ibintu byo gukomeza gukwiza mu mahanga ntayabaye, habaye jenoside ebyiri, habaye iki. Ntabwo kuri bariyeri twari twahawe konsinya kuvuga ngo murebe abahutu murebe n'abatutsi kubera impamvu. Abatutsi nibo bashakishwaga, abatutsi kugeza n'ubwo umugabo yica umugore cyangwa umugore. Ngewe navuze nereka nshima Imana ko bibaye umugabo wanjye adahari, nashobora kuba oblige yo kuvuga bati genda utwereka aho umugabo yishe n'abana bawe b'abatutsi tubice. Nari kubabuza se kubica, cyangwa se nanjye bakampa intwaro bati bicire kuko ari abo byabayeho. Urumva ntabwo ari double jenoside kuko uwashakishwaga umututsi. Niho inarangiye aho nari ndi muri Kongo, niho nasobanukiwe cyane kuvuga ngo aho twari turi muri Kongo inyigisho zari izuko nta muntu ugomba kwemera ko twakoze jenoside atari jenoside, sibyo? Kwari kwirwanaho kubera bishe perezida, natwe barashaka kutwica twirwanyeho.
ariko ngewe wari uhari wanabigizemo uruhare urwemera usabira imbabazi. Abantu bose bishwe nta n'umwe wari twasanze afite intwaro ngo nibura muri izo ngo twagendagamo n'ubwo umusirikare arashe duhari, ntawe twasanze afite intwaro yiteguye ngo avuga ati ngiye kurwana nabo. Hari umusaza duturanye bashoreye, ashorerwa n'uduhungu tubiri dufite ikibando. Umusaza ufite imbaraga yarananiwe se kurwana nabo. Ngaho rero nakubwiye ngo icyo gihe hari ibyo nari nagasobanukiwe, uko ngenda mbyumva noneho ngakurura amayimaji avuga ariko uzi ko ari byo abantu bari bishwe gutyo. Urumva kubera iki? Ayo mafirimbi, izo nduru zarazaga zivuga zirashaka kanaka, ukabona umuntu nta mbaraga agifite, se wanazigeraho urarwana n'abantu bangana gutyo. Kese ubwo umuntu avuga, hari umusaza jya nibuka nawe nzamo buri gihe, hari umwarimu twari duturanye, bica murumuna we baraza baramubaza ngo niko ngo we kanaka ngo murumuna wawe ngo n'umututsi ngo bamwishe n'ibiti byose. Ndaravuga ngo ngiye ntabwo ndi umututsi, ariko urumva iyo situwasiyo umuntu aba agushyizemo kugeza ubwo uhakana uti sindi umututsi. Kubera iki? Erega amagari yaterewe hejuru, buri wese aba yumva yasamaye, nubwo wajya kuyasama bakagutwara. Rero ni ukuvuga ngo ngewe mfite n'umwihariko, kuko abo bantu banjye, abana banjye n'umugabo bashoboye kurokoka, bariho. Umukecuru wanjye ariho, abantu bose bariho kandi bari mu gihugu, baturanye n'abantu bazi ko jyewe nagize uruhare muri jenoside, sibyo? Ariko ntawigeze ahura n'ikibazo kubera jyewe. Abana banjye barize, uyu munsi wa none bize ntari mfunze, nibo bamfashe, baramenya. Muri izo nyigisho zose bahawe nuko ukuntu babaye, ntawe uzanywa ntunga urutoki tubakoze ibi n'ibi. Ni ukuvuga ngo ryapfunwe njyewe ndifite mu mutima wanjye kubera ibikorwa nagizemo uruhare, ariko ntabwo navuga ngo ni igihugu kintera ipfunwe. Ikindi ni uko u Rwanda iyo tuhaciye tugiye nko kwa muganga, ibintu byose byarahindutse. Rero ku giti cyanjye nta kindi nkora nshima Imana cyane ko yatanze ubuyobozi. First nkavuga ko natwe baturokoye, ko jenoside yageze ahantu abantu baratangiye gusubiranamo n'interahamwe zicana, bapfa kwica umuntu, bakuziza utwawe, bakuziza iki, amaraso yari yatangiye kubagaruka. Tugeze no mu buhungiro bigenda gutyo. Ni ukuvuga ngo uwahagaritse jenoside Imana izakomeza imuhe umugisha, kuko mu kuyihagarika bahagaritse n'ibyo byose. Mu gucyura impunzi, abenshi badukuye iyo hakurya muri za Kongo, twari twarahungiye garuka mu Rwanda. Nubwo mfunze, ariko hari amahirwe menshi cyane nagize, kuko nongeye mbona umuryango wanjye, baransura, nawe bahutaza aho mfungiye, nta kiboko, nta nkoni. Kandi nzi neza ko muri 90 nari mukuru, abafunzwe bakorewe nabi cyane, nta cyaha runaka babashinjaga ari ukubita ibyitso gusa. Natekereza ngewe umwicanyi ko batantoteje, batankubita kiboko. Ibyo byose nkabihuza nkavuga ngo Mana, reka nsabire abanyarwanda ukomeze ubakomeze, nanjye aho ndahangaha cyo nkora ni ukugerageza kubana neza n'abaje bansanga. Kandi sinabura no gusoza nshimira leta y'u Rwanda. Ngewe yankoreye ibintu narimo kubera by'umwihariko bikomeye cyane. Ubu mfite umwana ukora mu nzego nkuru za leta, n'abandi nabo barakora, sibyo? Nta kibazo bafite. Kandi ngewe ndi hano ndintera hamwe n'umujenosideri. Ngashima cyane ko nta mwana wanjye wigeze ambwira ati ndabuzwa kwiga kubera wowe. Ibyo nabyo ni ibintu bikomeye. Ngashima abanyarwanda, abo twari duturanye, babaniye abana banjye, babaniye umuryango wanjye, kandi babizi ko ndi umwe mu babahemukiye, mu babagambaniye, mu babicishije. Ibyo byose rero ni amashimwe, kandi mbasaba ngo umunsi
Imana izabibafasha agatima kakagaruka bazambabarire.